mu Rwanda rwari rwaracitsemo ibice ni amateka baradasigana n'ubuhunzi ivangura n'urwango nibyo ni amateka gusa inkuru nziza nuko hari abandi bamwe batemeye ko ibyo bikomeza ahubwo bahitamo kubihagarika maze barahaguruka bambarira urugamba koko ni inkuru itangirira Kagitumba ku itariki ya 1 Ukwakira mu mwaka w'1990 ni bamwe bari bato kandi bake gusa bafite igitekerezo cyerecyuje icyerekezo yari RPA Rwanda Patriotic Army ubu ni RDF Rwanda Defense Force urabyumva neza ni ingabo z'u Rwanda ni inkuru mbarirwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yantamishuriye zimwe mu mpamvu zatumye urugamba rubaho izi zirimo gusubiza impunzi mu gihugu cyabo. Twishima bwana n'amufande. Murakoze. Urugamba rwatangiye rute batangire intego. Rwanda Patriotic Army ivuka nk'igisirikare yavutse nk'umutwe wa RPF Inkotanyi mu mwaka w'1986 aho ngaho washinzwe n'abanyarwanda bari barahunze mu mwaka w'1959 mu mahanga atandukanye bagiye i Burundi abandi bajya Uganda Tanzania Kongo n'ahantu hatandukanye nyine ubutegetsi byatewe n'ubutegetsi bubi bwarangwaga n'ivangura rishingiye ku moko uhereye muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri so tariki ya 1 Ukwakira mwaka w'1990 hatangijwe urugamba rwo kubohora igihugu rugamije ibintu nka bitanu. Icya mbere ni ugusubiza impunzi mu gihugu cyabo. Icya kabiri ni ugukuraho ivangura iryo ari ryo ryose. Icya gatatu ni ugushiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Icya kane byari ukuvana igihugu mu bukene no guteza imbere imibereho y'abaturage. Icya gatanu ni ugushiraho igihugu kigendera ku mategeko n'ubutabera. So RPF muri make na RPA bagize uruhare runini mu guhindura amateka y'u Rwanda. Irokora igihugu cyari kigeze ahabi cyane mu mateka yacu. Uyu munsi twavuga ko RDF ikomoka kuri RPA ikomeje kugira uruhare mu kubungabunga umutekano n'iterambere mu gihugu cyose. Bene tutaragira noneho ku musaruro byatanze. Ni urugamba ruteye rworoshye urugamba turi mu ubushobozi nabwo ngo buhambaye ariko tubirebeye ubu ngubu biziye imbogamizi ingabo z'u Rwanda zahuye nazo muri iyo struggle y'urugamba. Muri iyo struggle icya mbere ni uko twatangiye nk'uko mwabibonye mu mwaka w'1990 twatangiye hari ibibazo byinshi cyane ibibazo by'ubushobozi kuko twari dutatanye hirya no hino kandi ikigaragara nuko amahanga menshi yarwanyije RPA. Hari Kongo nyirango murabizi igihe cya Mobutu Abafaransa Ababiligi n'abandi benshi bagiye batanga inkunga ku gihugu ariko nk'uko tujya tubivuga impamvu yatumaga RPA ifata intwaro kurwanya ubutegetsi byari ibintu bifatika byaragaragaraga. So abasirikare bari bafite intego abasirikare ba RPA bari bafite intego ifatika ari nayo mpamvu bisuganye bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo gihe yavuye mu mashuri Fort Leavenworth igihe nyine twari twaratatanye hirya no hino arongera arasuganya abashira hamwe barongera barwana intambara ya guerrilla warfare. Ufata imwe mu misozi nka Rebero na Kigali byagize yihe imbaraga cyangwa se byahaye imbaraga ki urugamba rwo kubohora igihugu kugeza ku munsi wa nyuma? Gufata Rebero n'ahandi aho twita
mu cyongereza ground of tactical importance. Ni ahantu hafite hafasha force iyo ari yo yose kugira ngo ifate umujyi wa Kigali, kuko niho hari imbunda z'umusada. So ntago rero wafata ahantu umujyi wa Kigali utabanje gufata imisozi ikikije umujyi. So byari ngombwa ko iyo misozi tuyifata, Rebero, Jari, mo Kigali n'ahandi. Urabona ko Kigali ikikijwe n'imisozi. So byari ngombwa ko ingabo zacu zifata iyo misozi mbere yuko umujyi wa Kigali ufatwa. Intambara zabaye ahangaha ni nyinshi cyane, birazwi. Kuko ni ahantu nyine imbunda z'umusada zashoboraga kurasa ingabo zacu ziri Sende n'ahandi hatandukanye. So byari ngombwa ko tuhafata uyu munsi mbere yuko dufata umujyi. Uyu munsi iyo dusubije amaso inyuma muri iyo struggle y'urugamba rwo kubohora igihugu, habayemo kutunga kw'ingabo cyangwa se kwa RPA, ndetse abari bashinzwe kurinda abaturage barabasiga baragenda. Ariko nanone imyaka 21 iri hafi kuzura, murimo gutanga imbaraga zanyu navuga mu bushake bwanyu bwo kurinda abaturage ku rwego mpuzamahanga. Ndagira ngo dukomeze muri iryo terambere rya RDF n'icyo bisobanuye mukakariza n'amateka mwanyuzemo. Bisobanuye byinshi. Cyambere nuko mu byo twarwanaga, nkuko nabibabwiye, mu byo twarwaniraga harimo kuvana igihugu mu bukene no guteza imbere imibereho y'abaturage. So RPA nkuko perezida yabitubwiye mukarangiye mu mwaka w'1993 yatubwiye ko ingabo zacu zizaba umusingi cyangwa inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi RPA yafashe inshingano ihabwa n'itegeko nshinga. RDF uyu munsi ngira ngo na Rwanda National Police birafatanya kugira ngo twubahirize ayo mabwiriza yaduhaye, kandi twakomereje aho ngaho kuva uwo mwaka kugeza uyu munsi. Mu byo dukora rero, uretse gufasha ibindi bihugu nanone kugira ngo bagere kuri iryo terambere mu buryo butandukanye, twihaye inshingano mu mwaka w'2009 byo twise Army Week. Twiyemeje ko twafatanya n'inzego zitandukanye, ari iza leta n'izindi nzego n'abaturage mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage no guteza imbere ibikorwa remezo mu bikorwa bitandukanye, kubaka imihanda, ibiraro, kubakira abatishoboye disadvantaged groups. Ingabo zacu, abasirikare b'abaganga bakora akazi gatandukanye k'ubuvuzi mu giturage. Ibyo byose bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, ibyo twita human security mu cyongereza. Rero muri filosofi yacu, mu mitekerereze yacu, twumva ko iyo uzamuye imibereho myiza y'abaturage ugabanyije ibibazo by'umutekano ku rugero rwa 60 kugeza kuri 70%, ubahaye icyo bagumaho, babahaye ubuzima bwiza n'imibereho myiza ituma umutekano wabo bwite ukomeza kuzamuka. Hari abavuze ku mutekano, ariko nanone turi mu isi y'iterambere, ariko nanone irangajwe imbere na internet. Hari icyo bita cyber security, cyo muhangana nacyo mute kugira ngo umuturage atacisangamo? Ni mu buryo bwinshi. Icyambere ni uko tugomba kuzamura uburezi bivuze mu nzego zitandukanye, technology, science, education, in modern technology, bya technology zitandukanye. Cyber security nayo irimo, kuko ibi byose tugeraho iyo utabirinze hari igihe byakwangirika mu buryo bworoshye. So security tuyiha priority mu bintu dukora. So mu banyeshuri twigisha buri munsi, hari
abiga mu mashuri ya gisirikare ari abiga mu mashuri asanzwe mu university zisanzwe science and technology ubumenyi tubwitaho cyane uburyo biri mu nshingano leta yafashe dukurikije itegeko nshinga ry'u Rwanda ingabo na polisi bifite inshingano yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu mu rwego rwo kubahiriza itegeko nshinga hashyizweho gahunda yo gufatanya n'abaturage mu bikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza yabo twatangiye mu mwaka wa 2009 igihe yitwaga Army Week ariko nyuma y'umwaka wa 2017 mwumva twazamuye urwego rwabyo twigira Army Month hari n'igihe n'ayo matariki iyo minsi twayivanyeho tubigira birebire kugira ngo tuzamure dukorane cyangwa dufatanye n'abaturage mu kuzamura imibereho yabo myiza ibyo twise Citizen Outreach Program. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 iki gikorwa cyarakomeje ariko mu buryo bushya buhuza Rwanda National Police n'igisirikare. Twabyizemo nyine ubufatanye hagati ya polisi n'ingabo z'u Rwanda, Defense and Security Outreach Program, ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'abaturage byakemuye ibibazo bibangamira imibereho myiza y'abaturage mu nzego zitandukanye nk'ubuvuzi, uburezi, ibidukikije n'ibikorwa remezo. Ikindi nababwira nuko urubyiruko uyu munsi turafatanya cyane n'urubyiruko kubaka imibereho myiza. Nibo benshi kandi mu byo dukora byose tuba tugira ngo duteze imbere urubyiruko muri rusange kubera imibare yabo. Mubana neza cyane n'izo. Tugomba kwigisha urubyiruko kugira ngo rurusheho kubungabunga ibyo twagezeho no gusigasira ibyagezweho. Ariko turongera tukababwira ko bagomba kugira discipline niyo base y'ibintu byose kugira ngo basigasire ibyagezweho nuko bagomba kwifata neza. Bihera ku myitwarire myiza yabo, ariko nanone hari izindi ndangagaciro urubyiruko rugomba kwibandaho. Gukunda igihugu cya mbere, kugira umusaruro ufatika mu byo bakora byose, ni ngombwa ko bibanda ku musaruro ufatika. Guhanga udushya, innovation, kuko kugira ngo igihugu gitere imbere urubyiruko rugomba kugaragara cyane mu iterambere ry'igihugu, kwiyemeza, kugira intego mu iterambere no kubigira ibyabo, kuko ownership, kumva ko nta wundi uri buze kububakira igihugu. Ibyo ni ibintu biri fundamental, ariko ibyo byose bishingiye ku myitwarire myiza, discipline. So ubwo rero mu bintu tubigisha, mu bintu tubatoza harimo ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwibanda ku mibereho myiza y'abaturage, ariko bukirinda amacakubiri, bukirinda ikintu cyose cyadutandukanye. Rero nibyo twirirwa tubwira urubyiruko kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo biri imbere. Ni iyihe message umunyarwanda muri rusange akwiye gusigarana iyo akurikije cyangwa se akibuka amateka yahise kuva muri 59? Nuko u Rwanda rwamaze imyaka irenga 100, tugeze kubyumva muri speech ya minisitiri ko rwamaze imyaka 100 mu kaduruvayo.
ariko nanone ni amateka meza kuba u Rwanda rumaze imyaka 31 mu mahoro. Message yanyu ku muturage ni iyihe? Ikintu cya mbere ni uko gusigasira ibyagezweho ni inshingano ya buri wese. Ni inshingano ya buri wese cyane cyane urubyiruko, mu guharanira kugira imyitwarire myiza no kugira igihugu urukundo, patriotism. Tugira uruhare mu gusigasira ibyagezweho, tukubaka ejo hazaza h'igihugu cyacu cyiza kandi gitekanye. Umutekano niwo musingi cyangwa inkingi ya mwamba mu iterambere. Iyo umutekano udahari, ibi byose twagezeho bihita bisubira inyuma. So ni ngombwa ko abantu bose bumva ko umutekano ari inshingano yacu twese. Ntabwo ari inshingano y'isirikare gusa. Abaturage n'urubyiruko bafite uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga umutekano w'igihugu. Bivuze iki se? Bivuze ko muri izi ntambara zose twisangamo, yaba ari zo dufatanya n'abandi hirya no hino, tugomba kumenya ko twese nk'abanyarwanda dufite uruhare rukomeye mu gufatanya n'ibihugu bitandukanye kubaka umutekano rusange mu bihugu bidukikije, kugira ngo ibibazo byabagezeho bitazagera mu gihugu cyacu. Ibyo rero ni ibintu twibandaho cyane mu mikorere yacu no mu myumvire yacu. Cya mbere ni uko iyi shusho igaragaza amaraso yatakajwe mu kubohora igihugu cyacu. Ubwo uruhare rw'urubyiruko rero mu gusigasira ibyagezweho rufite ingingo nk'eshanu. Icya mbere ni uko bagomba kubungabunga ubuzima bwabo, kutishora mu bintu bibi nk'ibiyobyabwenge, kwisuzuma kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakurikirane ubuzima bwabo. Icya kabiri, bagomba kugira imyitwarire myiza, kugira indangagaciro z'ubunyarwanda. Bagomba gukunda igihugu. Iki gihugu ni icyabo, bagomba kugikorera. Bagomba kugira umusaruro ufatika. Bagomba guhanga udushya kugira ngo duteze imbere imibereho myiza y'abanyarwanda muri rusange. Ubwo rero mu guharanira kugira imyitwarire myiza, hari ibintu byinshi tugomba kugeraho. Tugomba kuzamura uburezi, ubuvuzi n'imibereho myiza muri rusange. Kugira ngo ibyo bintu tubigereho, hagomba kuba discipline, imyifatire myiza ku buri umwe, ku rwego rw'igihugu, corruption, zero tolerance, ariko no ku rwego rwacu umuntu ku wundi ugomba kwifata neza. Tutabikoze rero igihugu cyakongera kigataka, kigasubiraho cyavuye. Imiyoborere myiza, kurwanya amacakubiri, kwibanda ku bumwe bw'abanyarwanda. Ndi umunyarwanda ifite ikigamije kugira ngo tuvaneho ya moko yadushubije inyuma. Ubu twese ngira ngo ibyo tumaze kugeraho uyu munsi twabigezeho kubera ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda. Uruhare rw'urubyiruko ni ukugira ngo twagezeho bagomba kubisigasira mu mbaraga zose. Rero niyo message nabaha. Secret memory. Keep the memory.